Muraho, Pasiteri Bizimungu niwe wabaye perezida w'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi kuva tariki ya 19 Nyakanga 1994, aho yabarizwaga mu ishyaka rya FPR Inkotanyi. Urubuga rwa Wikipedia rugaragaza ko Pasiteri Bizimungu yavukiye mu cyahoze ari Gisenyi mu 1950, ndetse akaba yaranahoze mu ishyaka rya Perezida Juvenal Habyarimana mbere yo kwiyunga na FPR Inkotanyi. Pasiteri Bizimungu hagati y'umwaka w'1980 n'umwaka w'1990 yari mu ishyaka rya MRND, ndetse yari umuntu wa hafi wa Perezida Juvenal Habyarimana. Mu icyo gihe akaba yaranakoze imirimo igiye itandukanye irimo kuba umukuru w'icyahoze ari Electrogaze. Mu 1990 Pasiteri Bizimungu yagiye muri FPR Inkotanyi nyuma y'uko umuvandimwe we wari umusirikare w'ipeti rya koroneli mu gisirikare cy'ingabo za leta zo kwa Habyarimana yari yishwe. Uwo musirikare yitwaga Koloneli Mayuya. Muri icyo gihe kandi byabaye nk'amata byaye amavuta, kuko nibwo FPR yari itangiye ibikorwa bya mbere y'urugamba rwo kubohora u Rwanda rwari rwaramunzwe n'amacakubiri yakururwaga n'amoko. Muri icyo gihe Pasiteri Bizimungu nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe we yahise ahunga u Rwanda ajya kuba mu Bubiligi, aho yahise ashingwa iby'amakuru n'itangazamakuru muri FPR Inkotanyi nk'ishyaka ryisuganyaga rishaka uko ryabohora igihugu. Mu mwaka w'1993, nyuma y'imyaka 3 ingabo za FPR zitsinsurana n'ingabo za leta y'icyo gihe, Pasiteri Bizimungu yagize uruhare rutaziguye mu mishyikirano y'amahoro yaberaga i Arusha, nubwo Perezida Juvenal Habyarimana yishwe ibyari bikubiyemo bitarashyirwa mu bikorwa, ahubwo Jenoside yari imaze igihe itegurwa igahita ishyirwa mu bikorwa. Nyuma y'ihagarikwa ryayo niwe wahise uba perezida w'igihugu cy'u Rwanda wa mbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe. Perezida Pasiteri Bizimungu yagizwe perezida ahanini bishingiye ku mwanya yari afite muri FPR Inkotanyi no kuba yari yarakoze muri guverinoma ya mbere ya Jenoside ayizi neza, akanamenya n'amahame shingiro ya FPR Inkotanyi. Gusa bidateye kabiri, Perezida Pasiteri Bizimungu intebe isumba izindi zose mu gihugu cy'u Rwanda yayihagurukijeho, ubundi yicazwa muri gereza. Ni iki cyateye Perezida Pasiteri Bizimungu kwihagurutsa kuri iyo ntebe yifuzwa na buri wese akajya kwicazwa muri gereza? Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Mwegereze udukayi n'udukaramu muhumbye gatoya. Ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu umwaka w'2000 ni amwe mu mezi yagize impinduka zifite byinshi zisobanuye muri politike y'igihugu cy'u Rwanda. Muri ayo mezi uko ari abiri, Minisitiri w'Intebe na guverinoma ye bareguye, Perezida aregura, u Rwanda rubona abayobozi bashya, ari nabwo hatangiye icyerekezo cya kabiri cy'igihugu. By'umwihariko kandi ku munsi nk'uyu tariki 23 Werurwe mu mwaka w'2000 wari Perezida Pasiteri Bizimungu yareguye, biba ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda ko Perezida yegura. Andi mateka yanditswe muri uko kwezi ni uko bwa mbere mu mateka y'u Rwanda Perezida ubwe yari abashije gusimburwa na mugenzi we mu mahoro nta n'urugunda zibayeho. Kwegura kwa Perezida w'igihugu atari uwa koperative. Kwegura kwa Perezida mu bihugu byinshi ni ikintu gikomeye, ndetse byanze bikunze kiba cyabanjirijwe n'ibindi bimenyetso byinshi, ku buryo ababikurikiranira hafi baba babibona ko hari igitangaje kigomba kubaho mu gihugu mu gihe cya vuba bishoboka. Ni nako mu Rwanda umwuka wari umeze mu ntangiriro z'umwaka w'2000, ndetse no mu mbere gato mu 1999, abasesenguzi bakaba bagaragaza ko icyo gihe imiyoborere idahinduka rwashoboraga kugana habi kurenza aho rwari ruvuye mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi.
Guverinoma ya mbere ya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi yarahiye kuwa 19 Nyakanga 1994 ivuye mu biganiro byahuje amashyaka ya politike byari bimaze kwemezwa ko atijanditse muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ukuvuga ko ishyaka rya MRND ndetse na CDR atari yemerewe kugaragara mu buyobozi bushya. Iyi guverinoma kandi yagiyeho nyuma y'iminsi mike Pasiteri Bizimungu yemejwe nka perezida wa Repubulika afatanyije n'abaminisitiri 17 bari bagize iyi guverinoma, 8 bo muri FPR Inkotanyi, 3 bo muri MDR, 3 bo muri PL, 2 bo muri PSD n'umwe wo muri PDC. Tariki ya 19 Nyakanga harahiye abaminisitiri 14, abandi bongerwaho tariki ya 20 Nyakanga. Ni guverinoma yari igizwe n'abasivili hafi ya bose mu kwereka abaturage ko basubijwe ubuyobozi, ingabo zikababeraho kubarinda nyuma yo kubabohora. Inzibacyuho yashyizweho nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi yagombaga kurangira mu 1999, ariko icyo gihe byageze u Rwanda rugihanganye n'ibibazo by'ingutu byiganjemo iby'umutekano, bituma yongerwa manda y'imyaka 4. Tube dusubiye inyuma ho gatoya. Muribuka ko nigeze kubabwira ko bidaciye kabiri guverinoma ya mbere yahise iseswa, ndetse mu kurahiza guverinoma ya kabiri Pasiteri Bizimungu agacyuriraho bari bari kumwe, nyuma y'iminsi 3 gusa bikaza kumuviramo kwegura. Ni izihe mpamvu nyamukuru zaba zarateye Pasiteri Bizimungu kwegura akava ku mwanya wa perezida, ndetse nyuma bikaza kumuviramo gufungwa? Ijambo rigaragaza umujinya w'umuranduranzuzi Pasiteri Bizimungu yari afite ubwo yarahizaga guverinoma ya kabiri riri kuri iyi sheni, abatararyumvishe basubira inyuma gatoya baryumve. Impamvu ya mbere simusiga yatumye Pasiteri Bizimungu yegura ni umwuka mubi wari umaze kuza hagati ye ndetse n'abanyamuryango b'ishyaka rya FPR Inkotanyi. Ishyaka rya FPR Inkotanyi nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi ryabaye ku isonga ry'ibitekerezo byo kongera kubaka igihugu. Niryo shyaka kandi ryari rifite ubwiganze muri guverinoma no mu nteko, bikaba akarusho kandi ko ari naryo ryari ryaraturutsemo perezida w'igihugu Pasiteri Bizimungu. Icyakora ahagana mu 1997 hatangiye kuzamo umwuka mubi, bamwe mu banyamuryango barigize bashinze abagenzi babo imikorere mibi irimo ruswa ndetse n'icyene wabo n'ibindi bitandukanye. Nuko inkuru mbarirana ituba, ariko rwose ngo ibintu byari bimaze kudogera bikabije. Mu mwaka w'1998 FPR Inkotanyi yakoze inama rukomatanye ebyiri zari zigamije kwisuzuma no gufata ingamba kugira ngo ibyavugwaga bitagera kure. Ni nabwo kandi hatoranyijwe abayobozi bashya, Paul Kagame Abacayamani asimbura Koloneli Kanyarengwa Alegisi. Muri izo nama ziswe za Kicukiro, abayobozi batungwaga agatoki bagiye bahagurutswa bakisobanura, ab'ibisubizo byabo bitanyuze abitabiriye inama bashyirwagaho inzego zibakurikirana zikamenya ibyabo. Major General Paul Kagame yari Visi Perezida akaba na Minisitiri w'Ingabo icyo gihe, yabwiye abayobozi ati nimuhinduke vuba cyangwa se mwegure niba bibayobeye. Mu nyandiko y'umushakashatsi umwe Dr Jean Paul Kimonyo yasohotse mu kinyamakuru kimwe, avugamo ko guhera mu Kwakira 1999 kugeza muri Gashyantare mu 2000, abaminisitiri 3 muri guverinoma bari bamaze gutakarizwa icyizere n'inteko, mu gihe abandi 3 batangiye gukurikiranwa n'ubutabera. Nko muri Nzeri 1999 hagaragajwe ko hari $1 miliyoni y'amadolari yanyerejwe mu mushinga wa Minisiteri y'Uburezi wari ugamije gusana amashuri yangijwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu yindi mishinga naho hagiye hagaragazwa ko hari amafaranga yaburiwe irengero, harimo n'ibyatwaye Minisitiri w'Intebe Rwigema weguye mbere yo kweguzwa n'inteko. Umushakashatsi Dr Jean Paul Kimonyo kandi yagaragaje ko mu myaka ya 1997 kuzamura ubukungu bw'igihugu bwari buri mu kaga, dore ko amabanki menshi y'ubucuruzi yari ari mu bihombo kubera gutanga inguzanyo mu manyanga no gukoresha nabi imitungo yayo.
Hari ubushakashatsi bwakozwe mu mabanki y'ubucuruzi mu Rwanda mu 1998 bugaragaza ko inguzanyo zitishyurwa mu mabanki zari zigeze kuri 20% ndetse mu 1999 bigera kuri 60%. Byatewe n'uko amategeko asanzwe agenderwaho ngo abantu bahabwe inguzanyo mu mabanki atari arimo arakurikizwa, nk'aho ingwate zatangwaga zari ziri hasi y'agaciro k'inguzanyo zatanzwe, zimwe zikanatangwa zidahari. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu mabanki y'ubucuruzi mu Rwanda mu 1998 bugaragaza ko inguzanyo zitishyurwa mu mabanki zari zigeze kuri 20% ndetse mu 1999 bigera kuri 60%. Byatewe n'uko amategeko asanzwe agenderwaho ngo abantu bahabwe inguzanyo mu mabanki atari arimo arakurikizwa, nk'aho ingwate zatangwaga zari ziri hasi y'agaciro k'inguzanyo zatanzwe, zimwe zikanatangwa zidahari. Gusa byaje guhuka bya nyabyo noneho, aho bamwe mu banyamigabane mu mabanki batangiye guhabwa inguzanyo ntibishyure. Beneri yarahagobotse ku bufasha bwa guverinoma itangiza uburyo bwo kwishyuza ku ngufu abambuye amabanki no gukorana n'itangazamakuru mu gutangaza amakuru y'abambuye amabanki n'amafaranga bayambuye, ari nako abanze kwishyura imitungo yabitezwa cyamunara. Igitangaje ni uko ku isonga y'urwo rutonde rw'abanze kwishyura amabanki hari abayobozi bakuru bo muri guverinoma ndetse n'abasirikare bakuru mu gihugu. Impamvu ya kabiri yatumye Pasiteri Bizimungu yegura ni uko yashatse kwitambika inteko ariko ikamurusha imbaraga. Nubwo Perezida Pasiteri Bizimungu yari afite ibindi ashinjwa, kimwe mu byamuteranyije na FPR Inkotanyi kugeza ubwo ahatiwe kwegura harimo gushaka kwitambika iperereza rya komisiyo y'inteko ku bayobozi muri guverinoma. Hari itegeko riha ububasha abadepite bwo kugenzura guverinoma ryari rimaze imyaka isaga 3 Perezida Bizimungu yaranze kurisinya, riza gusinywa na Perezida w'inteko ishinga amategeko ku gitutu cy'abadepite. Gusinya iryo tegeko byarakaje cyane abadepite namwe bo muri FPR Inkotanyi, bikubitiraho kubwo guverinoma ya Rwigema yeguraga hari abo Perezida Bizimungu yashakaga ko bagaruka muri guverinoma ya Bernard Makuza, ariko ntibyaza kumukundira. Ubwo yarahizaga guverinoma Makuza, Perezida Bizimungu yavuze ijambo ryuzuye uburakari bw'umuranduranzuzi, abwira abadepite ko bihaye ububasha ubwo batangizaga gahunda yo guhamagaza abagize guverinoma kugeza beguye. Tariki ya 22 Werurwe mu 2000 habaye inama idasanzwe y'ubuyobozi bukuru bwa FPR Inkotanyi. Bukeye bwaho tariki ya 23 Perezida Bizimungu ashyikiriza inteko ishinga amategeko ibaruwa ivuga ko yeguye ku bushake bwe. Perezida Pasiteri Bizimungu yeguye nyuma y'ibyumweru 3 gusa Minisitiri w'Intebe Rwigema yeguye, aza gusimburwa kwa 24 Werurwe mu 2000, asimburwa na Paul Kagame wari Visi Perezida wagejeje muri Kanama 2003 ubwo habaga amatora ya mbere ya Perezida kuva Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, Kagame agatorerwa manda ya mbere. Indi mpamvu simuziga yateye Pasiteri Bizimungu kwegura ku mwanya w'uperezida ni agapingane kari karavutse hagati y'abari bagize guverinoma yari ayoboye. Nka Seth Sendashonga weguye mu 1995 ku mwanya wa Minisitiri w'Umutekano akaza no guhunga, Kenza avuga ko mu gihe gito yamaze muri guverinoma yakimaze ashaka abamushyigikira mu baturage no muri leta, kuko yumvaga ko amatora ya perezida ari vuba bityo ubutegetsi bugasubira mu maboko y'abahutu. Sendashonga kandi yumvaga ko gukorana n'abatutsi muri guverinoma bitabaho ubwinyagamburiro busesuye bwo gukora ibyo bashaka. Perezida Paul Kagame yavuze ko hari umuyobozi yigeze kubaza impamvu umwanya wose awumara mu bintu bijyanye n'inyungu ze bwite, undi mu kumusubiza amubwira ko umuyobozi w'umukene nta muyobozi uba umurimo. Kuri ako gapingane kandi nko mu 1996 ubwo Kagame yajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington Post yanditse inkuru imwita umuyobozi nyawe wa guverinoma y'u Rwanda, biza guteza umwuka mubi mu butegetsi bw'u Rwanda. Ibisa nkaho bidahagije, bivugwa ko hari n'abayobozi bakuru benshi bajyaga baza gusura u Rwanda bakavuga ko bashaka guhura na Visi Perezida wo guhura na Perezida cyangwa Minisitiri w'Intebe, maze bikabarakaza.
Andi makuru tudafitiye gihamya neza avuga ko mu byatumye Perezida Bizimungu yegura harimo no kugambanira wari umwungirije Paul Kagame. Mu 1996 Museveni yasuye u Rwanda maze mu ruzinduko rwajyana na Perezida Bizimungu muri Kaminuza y'u Rwanda i Huye, aho bari bagiye kuganira n'abanyeshuri. Muri urwo rugendo rw'amasaha ane bakoranye mu kugenda no kugaruka, bombi ngo batangiye ibiganiro byo kugambanira Perezida Paul Kagame wari visi perezida icyo gihe, aho ngo niho ibibazo bya Bizimungu ku butegetsi byatangiriye, ibintu bitangira kuzambazamba. Gusa aya makuru nta gihamya kigaragaza neza yuko ariyo. Nari mvuze ngo aya makuru yuko Museveni na Pasiteri Bizimungu bagambaniye Perezida Paul Kagame ubwo bajyaga i Huye ntawe nshishikarije kuyemera, kuko nta gihamya simusiga gihari cyemeza yuko koko ariyo. Kereka nyuma hari nitukibona, ariko ubu ngiye ntacyo ndabona. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Mwagize neza kudukurikira, tubonane ubutaha mu kumenya amateka y'igihugu cyacu kugira ngo tumenye uburyo tucyubakamo.